nongeye kugusuzaho utarakanda subscribe kuri Moses Tech Service. Ni video nshyashya rero mbagaruriye nkuko nababwiye ngo mukore subscribe kugira ngo tujye tubasha gutemberana muri China, mugenda mumenya ukuntu ibintu byinshi bihagaze muri China, ngenda mbereka utuntu twinshi dutandukanye, kandi nkuko nababwiye ati mwebwe namufite n'ikindi kintu mwumva ko nabereka mushaka kureba, type in comment and tell me that you want like something of this thing. I will tell you how it is. Narabizi. Iyi ni video rero y'ukuntu bagiye kugura ibikoresho bitandukanye byo guteka n'ibiribwa byo guteka. Ubwo ibikoresho n'ibyo gutekeraho kamwe mu birumvikana, mbereka ukuntu ibiciro biba bihagaze, ibintu biba birimo, namwe mwirebera mugeranya no mu Rwanda, mugenda mwigiramo ibintu byinshi bitandukanye. Rero ntabwo ndi bubatindire, turatangirira mu masafuriya, ubwo ni amapanu, dukomeza tugenda n'ibindi bitandukanye tubireba cyane. Tudatinze rero reka twitangire. Ngewe mwumva ni Moses nk'uko bisanzwe, ariko mbabwira ngo kanda subscribe, ukore share na comment ufite uyishyiremo, ubundi bindi bizabagenda bigenda neza kabisa. Reka dukomeze rero. Murabibona hano ukuntu amasoko ya hano aba ameze rero, murabireba. Aha ngaha ni mu Bushinwa, murabona amasoko yo mu Bushinwa, ibintu biba biri organize, biba biri ku murongo cyane cyane kabisa, cyane ko n'ubundi Ubushinwa ari igihugu kiba kirenze, cyarateye imbere mu bintu byose. Mpamvu ukuntu rero isoko ryaho ritaba riziranye, ugura ikintu kabisa ureba n'igiciro cyacyo, kuko gutya biba bigiye bipangapanze, haba hariho ibiciro, nuko urabona nkaho ni 22, nuko ntagiye mbitenzaho neza, ugura ikintu z'igiciro cyacyo, usibye ko n'ubundi urangije kukigura, iyo nk'uko nyine umuntu aba arimo aragenda agura ibintu byinshi, n'ubundi iyo ubishoje tujya kuri reception bakagufasha nyine, bakahita bareba ibintu byose watwaye amafaranga kurangana, niho wishyuye. Twari tuje kugura rero n'udukombe, niho navuga udukombe, niho navuga udutanu, ariko twari tuje kugura utuntu nyine two kuzajya kunyweramo, kuko nta dukombe twari dufite mu rugo, twari dufite uturahure gusa. Twari dukeneye rero n'utuntu tw'udutasi two kunyweramo nk'icyayi, things like that. Byari byaducanze tubona bihetse, tukavuga dutwarire tureke ibihebe, ariko byarangiye dufashe borosubira, nta mpamvu yo kwipanikisha. Urabona ko baba bafitemo utuntu twinshi tw'utuviyayi, twa tundi mujya mubona mu mafoto muri kutureba, murabona atari kimwe. Twakomeje rero tuzenguruka isoko, tugenda tureba tuwogwani, ngo tw'uduteremusi, ngo two aha ngaha twari tugiye gushaka cya kiboro hariya bakita gutera keto. Twari tugiye gushaka keto, ariko izo ni teremusi ntabwo ari keto. Mujene rero keto yari yazuze, sinzi ukuntu yaturimutse gato, niho narazibonye. Keto nshobora kuba narazibonye mu kanya kari imbere, ariko rero kubera nyine iri soko nararikodinze video, ngiye kuyumva nsanga amajwi ntabwo ameze neza, apfa, mubyihanganire. Niyo mpamvu navuze ati reka mfe gukora aka voice over kugira ngo muzabashe gusobanukirwa ibyo ari byo, mutazajya mubabowa. Njye mba nshaka kuba utuntu tw'umwimerere kabisa dukeye, ku buryo nta bintu byo kugira byo kuba bored. Nizere ko rero turi kugendana neza cyane, 5 kwa 5. Aha ndakeka nawe nabonye Brenda, nanjye ngo Brenda Keto, mpita muhamagara Tigrampe, dore uduketo ngutu sha. Hari uduketo rero tudahenze cyane, ariko harimo izenderanye y'inama Brenda, izita keto, ariko twaguze hadi yangahe, ndabona keto zihenze cyane, ariko nta nubwo bari cyane.
aha twaguze ngiyo yawe ya 99 bibaza ko ari ibihumbi 18 ahandi ibihumbi 18 by'amanyarwanda buriya mu Rwanda wabona ketora arono ntabwo mbizi neza ariko ntabwo yari ihenze cyane twaguze iki ngiki afashe kirahe ya niyo ya 99 sorry byarangiye ariyo dutwaye usibye ko iyo bigejeje kuri reception ntabwo bahita bagenda bakaguhira ikarito nshyashya izi ngizi ziri nk'izo kugira ngo urebe ntabwo tunyuzamo twahise tuyifata arabanza arayicekinga cyane kuko we ni umusirimu aba azi utuntu twiza ntabwo ari nkanjye upfa gufata abonye nta kibazo nayo turayitwara dukomeza mu isoko dushakisha ibindi bintu noneho reba ngaha micro-onde bro zirahenze iyo ntabwo twayiguze zirahenze bya tari zirahenze cyane kabisa turazigura zirahenze ntabwo ubushobozi ntabwo ari ku bushobozi bwanjye ntabwo icyo gihe cyari cyajya ariko wenda mu minsi iri imbere nayo hari igihe ntazayigura ntawamenya ibintu byose birashoboka ahubwo twahise tuza kugura ikira kano kantu rero ntabwo niba ari gaze zo kugushyirwa gusa ko karakomekwa niko twahise tuza guhana ko twari tugakeneye gusa ntumbaze ngo bakita ngo iki ahangaha n'abandi kugenda bereka utuntu tw'udusahane twinshi turimo ariko mwana ukuntu batembereza mu Bushinwa muzajya mubumenye mwibere aho ngaho don't worry aha n'iki kiboro twari tugikeneye bakatiraho karoti dodo ntabwo mba nzi ukuntu bakita urabona ko na cya duhita tugitereka hejuru ya ka kaboro bacomeka batekeraho turakomeza twari dukeneye utuntu twinshi kabisa twakomeje twendereya ahangaha twaraje tuhagura ndamubwira ati mu rugo irahari ubwo ntabwo twari kuba tukiyiguze ahubwo twarakomeje twegera imbere tugura ikintu bita icyuma twaguze icyuma nubwo ibyuma bya hano byari bihenze hariho ibyuma bihenze nk'icyo cyuma kigura ibihumbi 20 ariko biba ari bya byuma nyine by'abasirimu ba orijinali ariko njyewe nahise nihitiramo aka ngaka ka make aka ngaka kagura angahe $800 no nimbabeshye 8 ariko kaba gatyaye nako ni keza nyine nubwo ari gato n'ubundi siko nta bintu birenze nenda kuzakata ubwo twarakomeje dukomeza twendereye mu isoko ewana riba ari isoko rinini ariko byo kabisa riba ari isoko rinini cyane ku buryo utabyumva the big market wowe komeza ubana nanjye gusa ntuze gukuraho urushinge rwawe nanjye nyigire radiyo ahangaha rero twarakomeje tuza tureba ibyo ari byo amakorogate nari nyafite nari ndimo ndagenda nshaka kandi wenda naba ntafite usibye ko hano mu Bushinwa nyine noneho dore ikintu cyantangaje rero ako kamashini kari kugenda ni akarugo it can't have an accident kaba gafite ubwenge nta n'ikintu na kimwe kagonga numbaza kugenda gutya kandi kaba kari kuzenguruka mu isoko hose kagenda gahakoroka kagera ku muntu kakamukatira cyangwa kagahagarara gutyo gakoroka kaba kifitemo amazi n'isabune na omo Ubushinwa bwateye imbere tuba turimo ari twinshi ntabwo kamwe kararangiza ni isoko rinini cyane nanjye narayibonye ndavuga ati ibintu ni ubwa mbere mbibonye Nyarugenge ntabwo nigeze mbihabona hano rero haba harimo amawayini asembuye adasembuye ariko ibyo nyine ntabwo ndagera kuri urwo rwego ntabwo ibyo bintu biri mu bikenewe nkeneye njyewe ikintu nyine mba nkeneye ubu ngubu nabikoresha ibindi bintu rero tunagumye ntemberanamo n'uwo mujene turakomeza turabizenguruka turebe ni ibiki dore ko nta
ni ka kandi ahari. Ni ka kandi ariko mu kanya uretse ndaje ndabereka kandi ko hari ukuntu kajya gutandukana na kariya. Aha ngaha twari tuje kwigurira n'utubodaboda umuntu yazajya akarabiramo cyangwa yambara mu gihe ari mu nzu, kuko nta mpamvu zo kwambara ibirenge buriya. Ibyo byari ibya kera, amasima n'amakaro bitaramenyerwa ukumva ko ngo ari ibyo kwambaraho ibirenge. No, uba ugomba kwambara utwo tuntu udusiripa tw'utubodaboda, nta mpamvu yo gukandagira hasi. Ibyo bikweto ni ibyo muri Snow rero. Nzabigura mu minsi iri imbere kuko wana Snow ishobora kuzagwa. Ishobora kuzagwa ku bwinshi kabisa. Ubu rero murabibona twakomeje tuzenguruka mu isoko utubodaboda twari tumaze kugura. Komeza dore amafarini, dore amabokisa y'abagabo, amabokisa y'abagabo. Twarakomeje tugenda tukakisha tureba ati ni ibiki, tugenda tureba ati nta bindi bintu dukeneye. Aho ngaho twahise tuhava, twahise twikoza ahangaha. Ahangaha rero twari tuje kuhagura iki? Wowe ukomeza ukurikira video uragenda umenyeramo byinshi, kandi ufite igitekerezo cy'indi video y'ubutaha nazabakoreye mbwira tuzadukoreye video ijyanye n'ibi, nabwo wayashyira muri comment kabisa. Comment zanyu ndazisoma cyane, ubundi nkazabyitaho mu minsi iri imbere. Ngiye mpita mbyitaho nagutinzamo kabisa, ntabwo njya nirengagiza abantu. No, jamais. Aho ngaho rero yarananutse aka kaboro, hari ukuntu kaba kagoyemo gake gake, ndamubwira ati okay bring and help you. Ndamufasha tugenda noneho dushaka utundi tuntu. Twari dufite udufaranga duke, ntabwo twari kugura ibintu byose dukeneye, ahubwo twagendaga turebamo iby'ibanze. Akana k'agashinwa, ak'abashinwa baba bakomeye, buriya na kariya kana karakomeye byataye. Ak'abashinwa baba bakomeye cyane 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 cyane, ariko hano nk'ako kana kabisa nako kaba gakomeye, ni akana k'agashinwa. Mba nkasoje nuko abashinwa batavuga icyongereza, bavuga igishinwa gusa. Nabo bari baje barakwihata utuntu twabo bari bakeneye. Dore rero igenda ikora amasuku igakomera nka ya somehow, ariko ntabwo bimeze neza, ntabwo bimeze nk'ahandi twashinze. Ariko mujye mu subscribe guys, mujye mu subscribe, mugera iki mukore share, urimo comment y'ibindi bitekerezo munangira twaje bro, cyangwa umunamahanga ati muri kujya ni ubufu bro. Ibintu byose ngewe kabisa nabyemera kabisa, ntawe atendetse, nta wundi wo kubibasha. Aho ngaho rero utuntu tw'udukirasha ntabwo njyewe mba mbizi, nicyo kibazo cyane. Ikinshi ntabyo mbazi, ariko buriya nzagenda mbimenya gake gake. Aho ngaho twari tuje gushaka amagi, ndatekereza ko ari amagi twari tuje gushakira hano. Dusanga amagi ya hano ukuntu ameze tutabyishimiye, gusa n'imbere hari hano hambere ngaya amagi mu ruhande rw'ibumoso. Nuko njya aha ngaya amagi buriya nayo aba ari yarangiye bitera, twagiye kuyagurira imbere ay'ifunze, ntabwo mba mbyibuka neza kubera ari voice over. Hari ibintu byinshi mba nagiye nibagirwa, izo ni imboga. Aho ngaho imboga still rero twakomeje tugenda dutemberamo gake gake. Aho ngaho urabona ko nyine twari tuje kugura ikintu bita ibitunguru.
See how twarabihaye that onion is too big. hano ukuntu ibitunguru byabo biba ari binini baba bafite ibitunguru nyine nabyo ni iby'umutuku iby'umweru bya salade ariko ibiboro byabo nyine biba ari binini ukumva ari igitunguru dore karoti dore harimo ibyo ntazi n'ibyo ari ibya garono bya jinja baba bafite utuntu twinshi gusa ntabwo biba biryoshye ntabwo biba biryoshye dore ibyo ni ibijumba byaho amasukari ziba zirimo biba bimeze ukuntu ibirayi biba biryoshye icyo nyine n'abantu ubundi mu Rwanda ruraryoshye hano nk'aho ngubu nanjye nibwo ntangira kubibona cyane It's not needed. You can let it, no problem. urabona ko kabisa ibintu byose biba birimo dore ibyo ni ibijumba abituruza nk'imifungo ndakurahiye ibintu byose biba birimo ariko ibintu byinshi biba birimo nyine nuko wenda biba hari ukuntu biba bipanze neza nk'aho wajya muri supermarket seri marisha ubundi se byose supermarket ukuntu bisa n'utwana tw'udushinwa rero iyo tubonye abirabura turatangara cyane tuba tubona nyine bitangaje twakomeje rero twendereye gake gake tugana n'aho dusohokera turakaye n'ibindi bintu twabona by'ingenzi tukaba twagura kuko twari dukeneye ibintu byinshi ariko amafaranga ari make niyo mpamvu twaguye ibintu bikeya aho ngaho rero twaraje gukomeza twendereye gake gake twasubiye inyuma twari twibagiwe karoti rero nkunda karoti rero shado none yanze ko tunaziteka ntabwo azikunda ariko ngenda zikunda ariko ndumva ari karoti twari twibagiwe niba ntibeshya ndumva ari karoti kangaha twaretse tuzikata turebe ngizo mu kuzireba bita twendereya twese twendereya noneho dusatira aho dusohokera tureba ko hari n'utundi tuntu tw'ingenzi twagenda tuguze ndabizi ubundi iyo umuntu yinjiye mu isoko ry'ibiribwa kubera imbeho ikeneye kurya abantu wumva wagura ugapakira kabisa ku buryo bitazigera usanzwe twari twafatiye aha ngaho gakenya rero none haba harimo ibintu byinshi byinshi ariko ntabwo biba bihenze cyane nyine ugereranyije nubwo bitabura guhendaho ariko ntabwo biba bihenze cyane I don't know what it is. Just for food. Or you don't like it? I don't know how it is. You can take it. Because me, I don't know. This one will be cooking with that. Let's get this time This is, do you know mayonnaise? Yeah, where is it? This is mayonnaise. This one. You can take it. You like mayonnaise? Yeah, I like it. But if there is two mayonnaise, there is food. But in our country, it is in like Yeah, a bottle. there is two types of mayonnaise. There is one which has sugar.
But I think the third one can be good. Which one? The one which has fat. Yeah. This I think is. You get my point. Yeah. And, yeah. How can you take this? Is that also is mayonnaise? Yeah. Can take it. I'm scared because we can take for sugar. Take for This is the big one. Let's go. Do you eat pepper? Yeah. Do you like pepper? Yeah. Huh? Hey. You can rate it if it's expensive. Hmm? You can rate it if it's too expensive. If this one. Yeah. But we can eat for a long time. What is it? We can eat it for a long time. It's too. Can you take it? Yeah. You don't like it. No. If you don't like- No. I'm just saying maybe it's not that. Oh, we don't have also. Take this. Hmm? Take this. Oh, you like this one? No, you can't take the cheaper one. We are going to cook. Eh? Yeah. We are going to eat nice food. You will cook for us. Eh? No problem. Yeah. Eh? You have to cook. No problem. You will cook for us. Me? Yeah, I can cook. I will cook for us today. Today is you. I can cook. Where are we going to pass? Come. It will get expensive. Hey. Put it there.
没有怎么扫呀？电梯里没有人，没有啊？我们还有他们吃的。没有啊？